hari umwami ujya umara intimba zose, ujya umara umubabaro wose, ujya uhanagura amarira yose, ujya ukiza indwara zananiranye, ujya uhindura ibyanze guhinduka, ujya usobanura bya bindi byasobanye akabisubiza ku murongo. Hari data udukunda urukundo abavandimwe bataduha, umugabo washatse ataguha, umugore wawe ataguha, umwana wabyaye ataguha. Hari umwami ujya utanga umunezero, hari umwami ujya womora inguma, hari umwami uhanagura amarira. Birashoboka ko umaze igihe kirekire urira wumva ko nta waguhoza, ariko hari umwami uje kuguhoza. Birashoboka ko umaze igihe kirekire mu mubabaro, hari Imana igiye imara umubabaro. Birashoboka ko umaze igihe kirekire wangwa, hari Imana ije kugukuraho igisuzuguriro. Erega kwangwa ni igisuzuguriro gikomeye, erega kuvugwa ni igisuzuguro gikomeye. Hari karande zikugendaho Kristo aze gukuraho ku buzima bwawe. Uzashaka ntiwongere kuzibona ukundi, kubera itegeko umwami Imana agiye gutanga ku buzima bwawe. Ese ufite kwizera? Data wa twese arihagije, ashoboye byose, nta kimunanira. Ni umwami ukomeye, iby'isi byose n'ibiyuzuye n'ibye. Avuga ijambo rimwe gusa bikamwumvira, ategeka rimwe gusa byose bigatungana. Yesu Kristo nashimwe, Imana nishimwe, nishirwe hejuru. Hari ubundi buzima Kristo aguhaye. Wari umaze igihe kirekire wumva umubiri wawe umeze nk'ibikatsi mbese bakamuye, bakamaramo uburyohe, bakamaramo amazi yose. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo akira ubuzima, akira kubaho, akira kwishima, akira kunezerwa. Imana itugirire neza. Ndagusuhuje cyane wowe ukurikira Baho TV. Shalom shalom. Suhuje abantu nkunda mwese munkurikira umunsi ku wundi. Suhuje abantu bari impande enye z'isi, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese ndabasuhuje, ndababwiye ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Kandi shimira wowe wakanze subscribe, nawe utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo ikiganiro cyose nshyizeho ujye uhita ukibona. Data wa twese atugirire neza kandi aduhane umugisha kandi atwishimire. Ndabakunda cyane. Nkuko mubizi, ahangaha ni ugusenga. Gusenga guhindura ibihe, gusenga kugarura ubuzima, gusenga gukuraho igisuzuguriro, gusenga gukuraho igitutsi cyose watutswe, gusenga kuzana imbaraga ku mukiranutsi, gusenga kubohora, gusenga kuvanaho ibyaha n'ibicumuro, gusenga Imana bijya biremba bitari biriho bikabaho. Imana itugirire neza. Reka dutangire dusenga. Uri Data wa twese mwiza, uteye ubwoba, urahambaye. Uri inshuti nziza, uri isambu itarumbura igiti cy'inganzamarumbu, ubwugamo bw'umuga. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Nongeye kugushima no kuguhimbaza kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu. Waraturinze ntitwapfa, urinda abakurikira Baho TV, nanjye urandinda. Aka kanya tuguhaye ikaze na karibu. Ngwino utegeke, ukureho umubabaro n'agahinda, ukize indwara, ibyananiranye byose ubisenye, maze Uwiteka ukore imirimo n'ibitangaza ku babyeyi, ku bagabo, ku basore, ku bakobwa. Icyo duheje n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngwino tuguhaye ikaze na karibu. Ngwino uvugire muri njye, utegekere muri njye. Mwami, kuva dutangiye kugera dusoje, tubigusabye tubyizeye, ni mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Yesu Kristo urakoze. Amen amen. Yesu Kristo natugirire neza twese, naturwanirire, natuvuganire. Haleluya. Ndumva afite ibyishimo, ndumva afite ibyishimo mu mutima wanjye, ndumva afite umunezero, ndumva afite amahoro abisi badatanga, ndumva ni muri Yesu nzibera, ni muri Yesu nzaruhukira. Nasanze ari we mwamutanga amahoro, ni muri Yesu nzaruhukira. Haleluya. Ni muri Yesu nzibera, ni muri Yesu nzaruhukira. Nasanze ari we mwami utanga amahoro, niwe utanga ubuzima,
niwe utanga ubugingo, niwe utanga kubaho, niwe utanga guseka, niwe utanga bya bindi byose wabuze muri Yesu birimo. Biremera muri Yesu, biremera ibyananiranye muri Yesu biremera. Ngo nuguma umwizere muri Yesu bijya byemera. Abantu bavuze ko bitakemera bitakunda, ariko muri Yesu bijya byemera. Imana itugirire neza. Wigira ubwoba kwa data harimo byose. Uri umwami utajya ubura uko agira, uhora umisha aho umwanzi atagera, abakwiringiye bose urabimana. Uriya aya mashimwe n'ayawe, unkuye mu mwijima unyobora inguma. Yesu we umbambiye ihema. Haleluya. Uri yawe, ayo mashimwe yose n'ayawe, ngo unkuye mu mwijima unyomora inguma. Uri umwami utajya ubura uko agira, ngo abakwiringiye bose ujya ubimana. Uwiteka yaratwimanye. Uwo Yesu ishura ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga barabizi, n'ejo bundi yaraturamiye. Ushira impumu, uwo mwami yongeye kutugarukaho. Haleluya. Icyampa Uwiteka akakugarukaho, icyampa Uwiteka akongera akakwishimira, icyampa ubwiza bukongera bukakugarukaho bw'Imana, icyampa umunezero Yesu atanga ukaza mu rugo rwawe. Wabonaga bisenyutse, icyampa Imana ikongera ikabyubaka. Wabonaga uburwayi buguhita, icyampa Imana igakuraho ubwo burwayi. Imana ikakugaburira, Imana ikakwambika, Imana ikaguha ijambo aho wariburiye, Imana ikaguha agaciro ndetse n'icyubahiro. Ibyo byose ab'isi badatanga, umwami w'abami ajya abitanga, kuko aca inzira aho zitari, ajya arwana kandi akanesha, ajya ahumuriza imitima yihebye, imitima isobetse amaganya n'agahinda, ajya atangamo umunezero. Hahandi uba wicaye uvuga ngo ese nzongera guseka, ese nzongera kwishima, ese nzongera gukundwa, ese nzongera kurya ngahaga, ese nzambara, ese nzagira ijambo, ese zabaye nyinshi muri wowe. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo hari Imana ije, hari Imana igarutse, hari Imana igusekeje, hari Imana ikugarutseho, hari Imana ihinduye ubuzima, hari Imana ihinduye ibihe, hari Imana yongeye kubaka ibyari byarasenyutse. Birashoboka ko amagambo yagusenye, birashoboka ko agahinda kabaye kenshi, mbese ukumva umutima wawe urasenyutse, ariko hari Imana ije kongera kubaka ibyo Satani yasenye. Hari Imana yongeye gufukura akagezi ku buzima bwawe k'umugisha. Yesu Kristo atugirire neza. Uwiteka turwanirire, Uwiteka tuneshereze, Uwiteka atumara umubabaro. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Ni umutabazi utajya ubura uko agira, ni inshuti idukunda, ituba hafi ko bukeye n'uko bwije. Nahinduka Yesu aradukunda. Ntabwo ajya ahinduka, Yesu Kristo aradukunda. Ahora turwanirira intambara tureba n'izo tutareba. Atubereye maso. Ufite ubwoba bw'iki? Humura, ongera usenge, ongera umubwire ngo ndagarutse. Harahirwa ababa mu bikari by'Uwiteka, harahirwa abahanga Uwiteka amaso, ngo abo ngabo azababera ibyiringiro, kandi bya byiringiro bidakoze isoni. Ibyiringiro by'ubuzima turabifite. Haleluya. Nkunda kuririmba cyane
ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato ngo tube twarigezemo ngo ijuru ryahumuye we tuzaritaha. Kujya mu mwuka ni kimwe no kurikorera iryo juru ni ikindi. Nimukazajye mwumva abantu baririmba ngo mugende mu njyana mugende mu njyana mbese z'indirimbo mutabanje gutekereza mumenye ngo ese koko iryo juru tuzasimbuka tukaba twarigezemo twarariharaniye twararikoreye cyangwa turi aho nyine turi indebererezi. Wirinde kuba indebererezi inshuti yanjye. Icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose mwami ngaturiza Uwiteka nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Geza aho ushaka mushorera nuko menye nkiri mu makuba ibyago birangiye. Haleluya. Ngo icyama ukanyikorerera ngo amaganya yanjye yose nkaturiza muri wowe ngo nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Ngo ngeze aho ushaka papa. Bwira Imana ikwikorera izo nimba zawe. Erega ako gahinda ntabwo wakabasha, uwo mubabaro ntiwawubasha, waguhitana. Ako gasuzuguro ntiwakabasha kukihanganira. Ariko ririmba cyane utere hejuru ubwira Imana ngo cyamukanyikorera amaganya yanjye yose ngaturiza muri wowe nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza ndetse n'ubwenge burutaho. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza, Imana iturwanirire. Yo haleluya haleluya haleluya. Data ni mwiza kandi ni mwiza kandi azatugirira neza, azatuvuganira, azatwomora inguma, azatuba hafi, azaduhoza amarira, azadukuraho igisuzuguriro, azadukuraho imihate y'abantu, azadutura imitwaro yaduhetamishije maze tugende twemye kubw'ijambo yavuze kuri twebwe. Ese ufite ijambo Imana yakuvuzeho cyangwa uri kugendera mu kigare? Nkunda no muririmbyi buri munsi ndamuririmba uvuga ngo niba ufite isezerano ry'Imana wihangane, reka gushidikanya bizasohora. Imana ntabwo ijya ibesha kandi ntihinduka, ibyo yavuze byose bizasohora. Haleluya. Niba ufite isezerano ry'Imana ihangane. Ndagukunda Mana, ndagukunda Yesu, mubaza kuvaho njyewe sindimo, nukuri Mana, mubaza kuvaho njyewe sindimo. Yo nukuri Yesu we, mubaza kuvaho njyewe sindimo. Ndagukunda Mana, ndagukunda Yesu, yo mubaza kuvaho njyewe sindimo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mu by'ukuri nkunda Imana. Nawe niba nkundira Imana. Kunda Imana kuko Yesu ni byose kumufite. Umufite nta kena, umufite nta mwara, umufite nta suzugurwa, umufite nta korwa n'isoni. Umufite afite byose. Umufite ajya abasha kwihanganira ibimugerageza kugeza ageze ku ntsinzi. Umufite ajya abasha kwirinda. Ufite Kristo muri we ntabwo ajya akorwa n'isoni. Ni byinshi byaguhagurukiye
ni byinshi byaduhagurukiye, ni byinshi byaturwanyije, ni byinshi bidushaka amanywa na nijoro, ariko ufite Yesu byanga bikunda bizaza, ariko bizagusiga uhagaze. Kubera ko dufite Yesu ntidutinya, ntitumwara, ntidukorwa n'isoni, ntidukuka imitima. Ibije byose turakomera. Umunyamasengesho ibibazo bije arasenga cyane. Umunyamasengesho iyo yavuzwe arasenga cyane. Umunyamasengesho iyo abizi neza ko yanzwe arasenga cyane. Hari Imana igitanga igikundiro nshuti yanjye. Hari Imana ijya yica akarande, hari Imana igikuraho inyatsi. Birashoboka ko wakoze ugahomba, birashoboka ko ugikorana n'ubu bikanga, birashoboka ko wadepoje ahantu hatandukanye nta kazi, birashoboka ko inzara imeze nabi, birashoboka ko uburwayi bumeze nabi, birashoboka ko agasuzuguro kabaye kenshi, ariko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa. Ibibazo byose bije biwusiga, imvura yagwa y'amahindu, haza umuyaga haza inkubi y'umuyaga. Abiringiye Uwiteka ntabwo bajya bagwa, si bamwara. Burya nusuzugura ntuzasuzugura umunyamasengesho wizera Imana kandi akayikunda kandi akayikiranukira. Ntuzamusuzugure, kubera ko isaha n'isaha yagutungura. Icyama Imana ikaza iwawe igatungura ba bandi baguhagurukiye. Icyama Imana ikaza iwawe igakoza indyarya isoni, igakoza Satani n'abarozi isoni, ikagukuraho igisuzuguriro, ikongera ikakubaka ukubakika, ikongera ikakuvugaho. Yo haleluya, Imana nishimwe. Icyama Imana ikaza iwawe, icyama Imana ikagusura, kakumara uwo mubabaro, ayo marira amajoro yose nta wundi urira ni wowe. Agahinda karagushegeshe, uragenda mu nzira utazi iyo uva n'iyo ujya, urareba ukabona ubuzima ntibuhinduka. Icyama Kristo akaza iwawe, icyama Data wa twese mwiza akagusura, icyama uyu munsi akagusura. Kubera ko wasuwe na Data nagakorwa n'isoni, nagamwara. Nubwo ibyaguhagurukiye ari byinshi, nubwo ibyakurwanyije ari byinshi, ariko ndagira ngo nguhire itangazo rivuga ngo nta muntu usenga ukorwa n'isoni, nta muntu wizera ukorwa n'isoni, nta muntu ujya umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Yesu ati ujya umuhanga amaso. Haleluya, ujya umuhanga amaso wa mubyeyi we, ujya umuhanga amaso wa mugabo we, ujya mu muhanga amaso rubyiruko, ajya arinda mu mutumbiriye. Haleluya, Yesu Kristo nashimwe, Yesu Kristo nahi